Turabashuhuje bakunzi mwese mudukurikirana kuri Witsemba Channel. Dufite rero imbere yacu abantu muri kubona ari batatu. Ubwo rero uwo muri kumwe ubageza iki kiganiro ni Ntegerejimana Petahiya, niwe muri kumwe ku buhanga bw'ibyuma. Hanyuma reka dusabe abo bantu turi kumwe ahangaha nabo batwibwire, duhereye ku fite mikoro, batwibwire batubwire n'ahantu turi. Karibu. Murakoze. Nitwa Nzabanita Pascal, nkaba ndi umugabo ufite abana 4 n'umufasha umwe, nkaba nsengera mu itorero rya ADPR, nsengera muri ADPR itorero rya Kanombe, paruwasi ni Gihinga. Yego. Ahantu uwo mwana nawe akatubwira ata nubwo ari mutoya. Niyivugire. Nitwa Kaneza Fisto. Okay, hereza mama wawe. Murakoze. Nitwa Ndibwire Ndejakirina. Rimbwire. Umugabo umwe n'abana 4. Yego. Akaba dutegereje kubona n'uwa 5. Okay, Imana ihabwe icyubahiro. Dusengera muri ADPR umudugudu ni Kanombe. Yego. Gihinga. Numvishe rero ibyanyu bintera amatsiko, numva kubimenya ntacyo bintwaye. Niyo mpamvu niyemeje kuzinduka kugira ngo numve amakuru yanyu. None se wa mubyeyi we ngo ndibwire nde? Uyu munsi ufite abantu benshi bo kuribwira, ntabwo ari njye gusa ahubwo hari n'abandi benshi bazadukurikirana. Ukaba uri umubyeyi w'abana 4 n'uwa 5 Imana yenda kuduha. Reka tukubaza akabazo kamwe. Sheri wawe nkamenyanye gute? Sheri wanjye tujya kumenyana, twaraganiriye turasangana, twishingira mu byo bitemeye n'amategeko. Ubwo ababyeyi barabireba batubwira ko bitemewe. Batujyana muri murenge. Yego. Bibaye ngombwa tujya no gushyingirwa mu itorero. Yego. Biba byiza ko tubana dusezeranye. Yego. Nk'abandi bose. Yego. Hereza uwo musheri wawe tumubaze nawe ra. None mwashyingirwanye mu buryo butemewe, ababyeyi babubonye atari byiza, mwari muri itorero ko muvuze ko muri ADPR? Ubundi mbere twari muri Katolike. Yego. Nyuma ariko nje naje kuba mbese mbona nta bintu bimfashaho cyane byo gusenga, nuko nubwo nari ndi muri Katolika ariko ntago nari ndimo nk'umukristo, kuko nabonaga bitamfasha neza. Yego. Ariko byo nakoraga ntago byari byiza muri icyo gihe. Yego. Icyo gihe nabaga nibereye mu ngeso zitari nziza, zitanogeye Imana. Uraza kuzivuga mu kanya. Biba ngombwa ko igihe kigeze cyo gukurikira Imana njya muri ADPR. Uti nubwo nari umukatolike ntago nari mbirimo neza, nakoraga ingeso zitari nziza. Igihe kigeze ujya muri ADPR. Ese urebye muri ADPR no muri Katolike harimo ikinyuranyo ku buzima bwawe? Ikinyuranyo kirimo cyane, kuko uko ndi ubu ngubu ndi muri ADPR atariko narindi nkiri muri Katolike. Yego. Ikintu cyose rero kigira imbarutso yacyo. Ugiye kutubwira impamvu cyangwa icyatumye uva muri Katolike?
ugiye kutubwira icyatumye uva muri katolika ni ikihe? ibyo byose ni umuhamagaro w'Imana. Ni umuhamagaro w'Imana. Umuhamagaro w'Imana. Ariko urabona hari igihe Imana ihamagaza umuntu ikamuteza indwara cyangwa igakoresha umubwirizabutumwa akamubwiriza, mbese urumva hakaboneka ikintu gituma uhaguruka mu byo wari urimo. Wowe ni iki Imana yakoresheje kugira ngo uze? Ubundi Imana ifite inzira nyinshi icishamo umuntu kugira ngo akizwe. Yego. Muri icyo gihe nari muri ibyo byose. Yego. Nta mahoro mu rugo gari gahari. Niberaga mu ngeso z'ubusambanyi, ingeso z'ubusinzi. Yego. Ndetse n'ibindi byinshi bitanejeje Imana. Nuko burya iyo Imana igufiteho umugambi, yego, iba ifite ibyo ikunyuzamo n'igihe izaguhamagarira kugira ngo ibyo wanyuzemo bizabe inyigisho z'abandi, n'uburyo uhagaze kugira ngo bose bazabirebereho, n'abandi bose batari bakira agakiza nabo bakomere, imitima yabo ikomere, kuko igihe cyabo kiba kitaragira, ariko Imana iba ari hafi. Yego. Uti Imana yakoresheje ibintu bikomeye, ubwo ntarakizwa mu rugo nta mahoro yari ahari. Duherereze rero sheri wawe atubwire uburyo nta mahoro yari ahari. Buriya umugabo wabivuze neza, ariko nawe ugiye utubwira, ese atarakizwa ni ibihe bintu bibi yaba yaragukoreye ku buryo nawe wifuza ko umugabo wawe akizwa? Ngewe nanyuze muri byinshi, mbivuze bwakwira bugacya. Ngewe yaragendaga nyine akirirwa mu businzi, aho atahiye agataha nta mutekano ari kudukubita, yemye tukarara hanze. Aho mboneye umutekano nateka n'ibiryo, naze kubirya akambwira ko naba narabiroze. Akajya ajya kujya mu kabari, akaza yahaze. Shyiraho mikoro neza. Yego. Akaza yahaze, ubwo ibyanjye ngo ntago yabijya, ngo naba narabiroze. Nicara ndi mu gahinda nk'ubitwa, simbona umutekano. Najya gusenga bakambwira, Imana ikambwira ko impaye umutekano, ariko nagira no ngakubitwa. Ngagira kwiganya, ese Mana ko mvuye gusenga kandi kaba nkubiswe, bimeze gute? Yego. Nkabura amahoro. Inyuma y'inzu hari igiti, nkajya kurira igiti cy'avoka, nkakicaramo amatabi gari hasi, nkayashyira mu maguru nkarira. Akanyirukaho akandenza umusozi. Nkicara iyo ngeze, nakumva amaze kugaruka, amaze gufatisha, nkabona nkaza ngakinguza abana bakanyingurira. Yego. Nkajya mu nzu, asigaye mu gitondo ubwo akongera agasubiza amaguru, nkabona nkajya mu mirimo. Nataha nabwo simbona umutekano. Ubwo ariko igihe kiragera, ntwarinda, amaze gutwarinda njya gusenga, imbwira ko ningara mu rugo ndakubitwa. Ubwo yaraje nyirukaho avuye mu buzinzi. Niruka ngana mu ruhavu, nigezeyo ansindika aho ngaho, nkubita umugeri. Ubwo asigaye amaze kunkubita umugeri, nagiye nsubira muri cya giti. Numvise amaze gusinzira, nasubiye mu nzu, nsanga ntabwo wakinze, njya kuryama. Ngezemo nasanze ubwo yanda yahise ivamo. Yego. Ubwo asigaye ndava cyane. Ubwo bikomeye ibyo nakoresheje nabisize munsi y'igitanda. Ubwo bibonye ngo mbese ibi byabaye ryari, ngiye mubwira buryo ki wangize, yanga kubyakira, nkomeza kujya kwisengera. Ubwo asigaye bimaze kugeraho, Imana imbwira ko impaye umugisha. Yego. Ariko ibyo byose byabaga gutyo, ambwira ngo nubwo ngitwite ntabwo nzabyara umuhungu. Se nzabyara umuhungu, ishaka cyaba cyari kivuyemo. Ubwo ngiye gusenga, Imana imbwira ko ingiriye neza. Yego. Igiye kuma umwana w'umugisha, umuryango uzaza yishimiye. Yego. Ubwo uwo mwana naramutwaye, hari Imana ivuga hose nkayerekerayo, ariko naza ngasenga,
ntamenye ko nagiye gusenga nkarara hanze kuwa gatanu ngasubirayo gusenga. Ubundi sigaye Imana imbwira ko igiye kumfasha muri ibyo byose gusenga, nubwo wenda nk'ibiyobyabwenge ariko ikama kugira ngo wenda dusezerane ngiye mbere imbe umukirisitu. yego Irambwira ese nzaba umukirisitu ko inzira zanjye ari ebyiri, mu yihe nzira ntimitemo iyangirira umugisha. Mbwira Imana ati ni wowe wamitiramo. Ubwo naze gusenga ndasenga ubwo yibereye aho. Ubundi nabo ngakubitwa, ubundi mbona ntacyo bimariye byo gusenga no mu gaturika ndabihagarika. Umuryango remezo guri hano ndawuhagarika uri hafi, bagasenga ndi kumva nijyamiye no ku cyumweru ngiye nkaya njya kwihingira kuko nabonaga Imana nayo yaranyibagiwe kandi mbwiraga inkinzi. Ubwiza kumbwira ko igiye kuba umwana w'umuhungu kandi guzaza twese umuryango wishimiye. yego Ubwo nibwo buryo ki nasenze. Hafi aha hari ahantu abakozi b'Imana bajyaga baza gusengera, nkajya njyayo ariko wa gatandatu ngeze aho ati wa mugabo we ko ibigutera hari igihe biba biri mu muryango waza tukagenda. Ambwira ko hari ibyo njya kubabwira, ngo ibyo bambwira ari ibyo mbabwira. Mwemeza yuko nta kintu aravuga, aze tugendane asigaye yicarire Imana ko hari ikiramuvugaho. Ubwo twagezeyo no kubera gusenga n'Imana ikajya imfasha tujyanayo. yego Tugezeyo Imana iramurondorera ibyo yakoze byose, uburyo yicara yitanga itama, uburyo bimuteza uburaya, asigaye abona nawe kubyakira. yego Asigaye ubwo byakomeje gutyo. Wa mwana baravutse amaze imyaka 2. Nibwo Imana yambwiye ko impaye umwana w'umugisha kandi nzamubyara neza kandi mwamwise nde uwo mwana? Mwamwise nde? Yesu umwana yari yaramaye umwana wo kumbwira. Imana yaramaye izina yitwa ngo nzamwite ingire uw'Imana igira neza Fisto. Igira neza yaramaye izina ryangira neza. Umugabo nawe ashiraho Fisto. Yego muri make Imana n'umugabo wawe nibo bamwise izina. Gira neza Fisto. Iryo zina nindi hindura ngizambwira buryo kinarihindura. Nkurikije uko twatangiye rero ndi kubona uwo mwana yaba ari uwo nguwo muri kumwe. N'uyu nguyu turi kumwe niwe w'umuhungu mu mahungu, niwe fura mu bahungu. Ubwo n'uwa kangahe mu bana bose? N'uwa gatatu. N'uwa gatatu. Ubwo rero uyu mwana niwe watubereye igitambo cyo kugira ngo tugende tubaba kirisitu. Ubwo Imana yamaze kumuma, ubwo abaho ngaho ndamubwira ati wa mugabo ko none wambwiye ko nta bahungu mbyaye. Kabane no mubyaye ngangurira isume n'isume yanze kuyingurira. Narayatarashije njya hanze nkajya ntarasa ndeyarunda nigurira isume. Yo gweka mu mwana wanjye w'umuhungu Imana yari yaramaye. Hereza uwo mugabo adusobanurira impamvu ibyo byose niwe wabyikoreshaga cyangwa tubwire. Ibyo ntago wabikora nawe uri umuntu ufite ubwenge, uzi ubwenge w'umugabo. Yego. Ibyo byose ni Satani yabitezaga, ntago ari kuvuga ngo ninjye wabikoraga uko byikoresheje. Yego. Kuko nyuma nyine bitakomeje gutyo. Icyo bigaragaza ko ari Satani yabitezaga, ntago byaturukaga muri njye ubwanjye. Muri make nkurikije uko sheri wawe yambwiye ko hari igihe wigeze umukubita umugeri bikagera naho imbuto yo mu nda ihungabana mukayibura. Siko byagenze? Ese buriya wowe umaze gutuza ntago wisubiyemo ugasanga yakoze amakosa? Nyine usubira inyuma ukareba ugatekereza burya ukavuga ati iki kintu nakoze ntago ari cyo, nta nubwo ari na cyiza. Ariko kugira ngo wisubireho Satani ikirimo ikigukoresha. Jya avuga ngo uri umugabo nta byo kwisubiraho. Ntago ibyo bintu biba biri hafi, ntago biba bikunze kwemera. Ubundi ubyibazaho akanya gatoya ariko mu mwanya ukongera ukagira ute ukisubira kwa kundi wari kuko bya bindi bigutera ububata ntawe biba byagiye kubera ko Satani abakikuri imbere. Yego. Aha, atubwiye rero ko Imana yavuze kuri uwo mwana muri kumwe aho ngaho witwa Igira neza Fisto, imuvugaho ko azaba ari umugisha. Nkawe mubyeyi w'umugabo ni uwuhe mugisha waboneye kuri uwo mwana?
umugisha naboneye kuri uyu mwana nuko ari we tangiriro ryo gukizwa kwacu. Gute? Hari mu mwaka w'ibihumbi 2018. Yego. Ku mushinga Compassion Igihinga. Yego. Baza gushaka umwana umwe w'umuhungu. Umwana wavutse 2016. Yego. Akaba ari mu cyiciro cya kabiri, atari mu cya mbere kandi atari mu cya gatatu. Yego. Akaba yaravutse 2016 mu byumweru, mu kwezi kwa kabiri, mu byumweru 2 bya mbere. Yego. Izo kondisiyo zose zari ziriho. Izo zose zari ziriho. Aha, tubwira uburyo rero wawe ari wabonetse kandi ushobora gusanga hari benshi bavukiye rimwe. Ni kwa kundi navuze ngo inzira z'Imana ni ndende. Haje gushyirwaho gushakisha uwo mwana hirya no hino muri paruwasi ya Gihinga. Yego. Uwo mwana aza kubura, ubonetse gasanga iminsi irarenze, ubonetse bagasanga ari hasi y'iyo minsi. Yego. Ubonetse bagasanga ni umukobwa. Yego. Ubonetse bagasanga ari mu cyiciro cya mbere, undi ari mu cyiciro cya gatatu. Yego. Abandi bakahimba into z'amafishi kugira ngo byo byose umwana ajye mu mushinga abari bo bafata. Yego. Ariko ibyo byose ntibyaza gushoboka kubera ko hariho ikoranabuhanga, bareberaga mu ikoranabuhanga bagasanga ibyo byangombwa byabo bituzuye. Muri make Imana yarateguye, itegura uwawe, ishyiraho izo kondisiyo zose. Yego, niko bimeze. Umwana wavutse 2016 mu kwezi kwa kabiri, mu byumweru 2 bya mbere hajya. Imana si byose. Hanyuma bamaze gushaka abo bantu bose, abandi bahimba ibyangombwa baramubura, nyamari wawe ahari. Byagenze bite kuko wari umukatolike? Ndatekereza na sheri wawe niwe yarakira umukatolike. Twese twari tukira abakatolike. Uwo yavuze ngo yajyaga ajya gusengera hirya no hino ahari Imana ivuga hose. Ese mubaze Imana y'abakatolike yo ntago yavugagara? Imana y'abakatolike iravuga, iriho, ariko ntago ikubwira uko ugiye kuzaba mu minsi iri imbere. Hari igihe ugera ahantu bakakubwira ngo ubayeho gutya, ukicara uzi ngo meze gutya, ariko ahandi ntabyo bakubwira. None se buriya ADPR cyangwa abapanekote n'abakatolike bagira imana ebyiri zitandukanye? Ni Imana imwe, ariko ahandi barasenga bakakubwira ngo humura nkugiriye neza mwana wanjye. Yego. Ndaguhumurije ntacyo uzaba. Ariko kandi dusenga tuvuga ishapure, tukayivuga rozari n'impuhwe z'Imana, ariko ibyo ntabyo bizamo. Okay, muri make ijambo ry'Imana riravuga ngo ku munyantege nke nzerekana nk'inyantege nke. Hamwe babana nk'Imana, babana n'Imana nk'umwana ubana na se ariko bataganira. Hanyuma ahandi ho bakabana nanone nk'umwana ubana na se basabana. Umwana ataha, ise akamubaza ngo wiriwe ute, ise yataha umwana ati wiriwe ute, mbese ugasanga barasabana. Icyo nicyo cyatumye utandukanya Imana y'abakatolike, uburyo ikorana n'abayo ndetse n'uburyo ibana n'aba-ADPR cyangwa abapanekote. Uravuga uti reka nigire muri panekote. Aha, ibyo byatumye ngenda ngewe. Ibyo byatumye ugenda. None se ikibazo iraguhumuriza ikanakimenya, ikakubwira ati wenda ngukuriyeho ibi, ariko kandi ntabyo bakubwira. None se reka nkubaza akabazo. Usibye kuba wajyaga gusenga umuntu akakubwira ngo Imana ikugiriye gutya, wowe ku giti cyawe igusanga ikakuganiriza? Hari igihe kunyuza mu nzozi, ukaba hari ibyo wabona mu nzozi, biciye mu nzozi sinerekwa, nago ngendo, nago nerekwa, nago ndi n'umuhanuzi. Yego. Ariko hari igihe bicisha mu nzozi, wagira uwubwira umukozi w'Imana, akagusobanurira akubwira ati yari yaje kugusura. Yego. Ikubwira ibi ngibi nuko yo iterura, ibinyujije mu nzozi. ukabona uko ukamenya igisubizo. N'ubundi hari inzira nyinshi Imana igicamo
aganiriza abantu inzozi iyo nzira irimo, kuko yigeze gusura uwitwa Yakobo aryamye ahantu iramuganiriza. Aha, noneho rero urongera udusubirize sheri wawe atubwire uburyo umwana yaje kuboneka nyuma yo kubura kw'ahandi hantu hose. Muri icyo gihe barimo bashakisha umwana wujuje ibyo bisabwa byose. Umukozi w'Imana mwarimu Claudina yego yayoboraga i Kanombe. Yego. Noneho iyo serivisi bayihaye abakozi b'Imana bose. Yego. Ngo bashakishe umuntu nk'uwo nguwo wujuje ibisabwa. Nuko mwarimu Claudina yaje kungeraho arambaza ati ariko hajya wa mwana wawe yavutse ryari? Ndatekereza ese yari kumbaza ngo yavutse ryari, atari umunyabuzima. Byari kumbaza bigamije iki? Ababwira ati yavutse 2016 ariko ukwezi ntaho ndi kukwibuka neza, menya ari ukwa kabiri kuko arambajije n'ukwezi, nabwo ati menya ari ukwa kabiri. Ariko ntago mbizi neza, ndabanza ndebe ko ntoza ku ifishi ye y'amavuko. Nuko yarari kumanuka bundi hari ahandi yerekeye ko wari usanzwe ari umwadeperi. Yego. Nuko aravuga ngo reka manze ngere hariya hepfo ngo ndaza kureba. Ariko burya Imana igufiteho umugambi uba ubwo igomba no kubusohoza. Muririmbyi yaravuze ngira burinda ibihe n'ibihe. Noneho rero yagiye aho hepfo aribo agiye kureba nkuko basanzwe bari muri ADPR. Aravuga ati ku mutima we, ariko yabisobanuriye nyuma. Avuga ati impamvu naringiye hariya ntago ne kujya gufata uwo murindi dini, twebwe dufite uwo mwitorero. Yego. Akuburyo yajya kubura kuri uwo mugisha, none ukajya gufata utari muri iryo dini. Kandi muri make yaravuze ati tugirirane neza cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Nawe yageze yamaze kugerayo asanga bya bisabwa ntabyo bafite. Nibwo yagarutse araza areba ko ntoza ku ifishi y'amavuko, asanga ibisabwa byose biruzuye. Icyo gihe yahise ahamagara mushumba kuri paruwasi. Silvestre niwe yayoboraga paruwasi ya Gihinga. Yego. Nuko aramubwira ati wa muntu namubonye. Haneho mushumba aramubwira ati none se abo bantu n'abadeperi bimeze bite? Undi aramubwira ati ntago ari abadeperi, ariko noneho bari kumbwira ko bajya muri ADPR. Nuko amubaza none se bose umuryango bari kwemera kujyamo? Yego. Ati noneho rero uwo n'umugisha. Yego. Mu gitondo ngiye kuvugana n'umukozi w'umushinga. Yego. Noneho tababwira gahunda ko biragenda mu gitondo. Yego. Nuko mu gitondo yaje kundeba arambwira ngo rero umwana mumujyane ku mushinga. Yego. Mujyane na attestation de naissance y'umwana igaragaza igihe yavukiye. Nuko byakeye mu gitondo nyine umwana ndamujyana. Yego. N'umufasha wanjye turajyana n'umwana ndamujyana. Nuko barambwira ati ibyo twari dushaka ni ibi ngibi. Yego. Turi kubona ibisabwa ubifite, ariko ntago turamenya neza ko byuzuye kuko tutarabisuzuma neza. Kuko hari abandi bagiye babihimba kugira ngo babone uyu mwanya. Yego. Ati rero genda usenge, tegereze byumweru 2 turatumaze kumenya igisubizo. Yego. Cyuko byitwaye. Uragenda urasenga. Nuko ndataha ndi kuvuga ati Mana mfashe umwana wanjye yinjire mu mushinga. Nuko ya minsi itarashira mu cyumweru kimwe gishize. Yego. Ndagenda njya gusenga mu ntuza ku rusengero aho kwa ADPR aho uwo mwarimu yigishaga Kanombe. Kanombe.
ni nabwo bwa mbere nari ngiye muri ADPR, ninjiye mu rusengero rwa ADPR. Abantu bose barakebuka ko nagezeyo nicara inyuma n'umwana, bose barakebuka barandeba no guterana, mbese menya narabakwiye mu mwanya bakurikije uko bari bakuzi. Bibaza uburyo nawe uje mu nzu y'Imana, bibaza uburyo bigenze. Yego. Nuko ariko kubera ko mwarimu yarabiziho, arababwira ati mukurikire dusenge ngere kurangara, muba murasenze. Ariko ndatekereza habaye abantu bakeya buriya, niyo mpamvu bakubonye. Abantu baho ni bakeya, kuko hari aho ujya gusenga ugasanga hari abantu barenga 500. Rero nkawe kuba wakwinjiramo ntibamenye ngo ninde waje, kandi ntago tuba turenze 70. uri kumva, niyo mpamvu bakubonye vuba. Ndagira ngo rero twihute cyane, utubwire igisubizo cyaturutse kwa mushumba nyuma yo kugenzura ibyangombwa cyari kimeze gite? Igisubizo. Muri icyo gihe natanze imyirondoro. Yego. Bambaza umwana amavuko ye nyine bayafite. Yego. Aho nsengera. Yego. Mbabwira ko nasengeraga muri Katolika, ariko nkaba nsenga ubu ngubu ngiye gusengera muri ADPR. Ugiye gusengera muri ADPR. Nuko burya nibyo nakomeje mvuga ati Imana iyo yagufashe bayagufashe iragufata neza. Nuko directeur wa compassion arambwira ati icyo dushaka ntago dushaka kuvuga ngo ngo nuko usengera mu idini runaka. Yego. Niba ushaka gusengera muri ADPR usengeremo. Yego. Niba uri kumva waguma muri Katolika ugume muri Katolika. Yego. Noneho ku bwanjye ngewe kwari kugira ngo umwana ajye muri ADPR, ajye mu mushinga. Mu mushinga. Ntabwo ibyo kuvuga ngo ndahindura byari bindimo. Ngiye nabigiyemo mu buryo bwo kugira ngo mbone umwana wanjye agiye mu mushinga. Ariko burya kwa kundi nagendaga ngiye mu rusengero, ntegereje cya gisubizo cy'umwana uko kiraza, bambwiye ngo nsenge nyine n'icyifuzo cyanjye nagitanze. Burya Imana ntago yakureba ngo nuko nguri umunyabyaha. Wa munyabyaha ahubwo niwo ibishaka cyane kugira ngo imukurure aze mu bana. Yesu yaravuze ngo naje gushaka no gukiza wari wazimiye. Yego. Ubwo rero umwana wanyu yatwiswe avugwaho n'Imana, avuka avugwaho n'Imana. Muri make ni nk'uko Imana yasanze Mukamanowa akamubwira ngo uzasama inda ubyara umuhungu uzamwite Samusoni, ngo nawe azagira uruhare mu kubakiza abanzi banyu. Ubwo rero nawe igira neza Fisto yakubereye intandaro cyangwa inzira yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Niko bimeze. Ugiye utubwira rero nko mu minota 2 tubwire ngo bakimara kumwinjiza mu mushinga, gahunda wari ufite yo kubona agiye mu mushinga ukisubira mu byaha byawe, nyuma yaho byarakomeje cyangwa wahise ufatwa ukomereza ko kuba umukristo? Ye nahise mfatwa, byo natekerezaga ngo nihamara kuboneka igisubizo cy'uko yinjiyemo ngewe nzikomereza uko narindi. Ibyo ntabwo byabaye gutyo, kuko nanjye ubwanjye ntabwo nzi uburyo byaje. Ngewe ubwanjye ni nanjye wahise nisabira ahubwo kubatizwa. Nuko n'umufasha tubatirizwa rimwe. Nuko birangira gutyo ninjiye muri ADPR. Ngirirwa n'amahirwe menshi. Yego. Hajya ngirirwa urukundo n'abayobozi, akajya bampa uturimo duke na dukeya mbafasha gukora. Yego. Nuko noneho ninjira muri ADPR gutyo, kugezana n'iyi saha ndi muri ADPR. Yego. Nta kibazo rwose kandi mpishimiye. Yego. Aha, ubu ngubu ukora iki rero mu buzima busanzwe ibibeshejeho umuryango? Ndi umuhinzi. Uri umuhinzi? Ndi umuhinzi mworozi. Gusa se? Ndi umuhinzi mworozi. Ndumva wenda na rimwe nkajya ashyiramo no kubaza. Ariko muhinzi, mworozi, umubaji. Ni umwuga. None se abo mwasangiraga gahiye gatama n'abagore cyangwa inkumi mwakungikaga
ubu iyo muhuye bakubona bate? Ese ntawe ukubwira ngo yakungura agacupa? Nta bakwisa imbwa se? Dore ko uyu muntu akijijwe bavuga ngo yabuze ubwenge. Wowe uko rugamba urwana gute? ibyo byabaye inzira ndende, nitwaje kureka inzoga ngo ni idini ndimo, ahubwo ari ubukene mfite ntabona yo kwigurira icupa. Yego. muri icyo gihe rero kuri uwo mwuga wanjye w'ububaji, abenshi bahise bahagarika akazi, sinongera kubona akazi. Yego. Nuko ngo kereka nongera gusubira ku nzoga, ubundi bampaga akazi ari uko turi gusangira urwagwa, naho ubundi nta kazi bakwirirwa bampa, baramfungira. Nta rwagwa, nta kazi. Namaze nk'umwaka nta kazi mfite. Nuko ariko nizeye Imana, kuko nyine iyo amaze kugufata igucengezamo inyigisho zayo, mu kwa kwizera Imana numvaga nta kibazo mfite, ariko ntashobora gusubira ku nzoga no kugira ngo mbone imirimo. Okay, Imana ishimwe cyane. Ndetse uretse no kuvuga ngo n'inshuti byabaye, ndetse no mu miryango naho byabayemo. Yego. Nabo babona ko nta gaciro ngifite. Yego. Nuko babona ntacyo mbyitayeho, nkomeza agakiza kanjye nakurikiye. Yego. Nuko bagiye babona byose ntacyo bari gukora, mu byo bari gukora ntacyo mpinduyeho, bageraho barangarukira. Bazakugarukira, ariko muririmbyi yagiye aririmba, ariko urumva ko Imana yakoze ibitangaje. Imana rero igenda itoza umuntu bitewe n'ubuzima arimo. Iyo mpamvu yagiye gucira inzira ukaba uriho uyu munsi wa none. Bavugaga ko ntacyo uzigezaho, ariko ndatekereza hari aburutamo bakuneguraga gutyo. Ariko bibeze cyane. Iyo uri kumwe n'Imana rero upfa kubana nayo neza, igihe umugisha ibikorwa byawe byose. None rero reka tubaze sheri wawe, ndumva kandi twitegura kugera ku musozo. Nyuma yo gukizwa k'umugabo wawe, ubona impinduka? Impinduka irahari, kuko nyine twabanaga nk'indaya, akaba twarasezeranye. Kandi ikindi nanone niguriraga igikoresho aha mu rugo. Ubu ngubu yabonye igikoresho gishaje arakigura. Yego. Ibyo kurya niba ari ntabihari akabihaha. Yego. Akamenya abana uko babayeho, niba ari amakayi yabuze akaraba arayagura. Yakaba mbona uko nari ndiho mbere, ubu ngubu atari ko ndiho. Yego. Ubu ntacyo nashinja Imana, Imana yangiriye neza. Imana ihabwa icyubahiro. Buriya Imana igihindura ibintu, ingo zasenyutse Imana igizubaka. Ubwo rero namwe rwari rugeze ku bukumbukumbu, ariko Imana irugezemo ruhinduka rushyashya. Wowe nk'umubyeyi ufite abana bangahe? 4 n'uwa 5 uri mu nzira uza, wagira inama abantu ingo ziri gusenyuka, umugore utabana n'umugabo we neza, wagira icyo babwira? Ikintu nabwira ni ugupfukama bagasenga, kuko udasenze ntacyo Imana yagukorera. Najyaga gusenga nyine, sinari nshoboye gusenga ngo amasengesho y'iminsi 2. Imana ikayanegeka nkayakora, ariko kubera Imana nkayashobora. Imana niho yandokoreye. Ubwo ngiye nakumva ko nabwira abagenzi banjye kwihangana ngo bitera kunesha. Yego. Ahubwo bakabibamo neza bagasenga babyereka Uwiteka. Kuko niyizi byose. Yego. Kuko niba umugabo akubereye ikigeragezo, agangaka akubera ikigusha, ntago nawe wakwicara gutyo ngo ugende wicare. Ahubwo wowe uramugendera ukamufatira ibihe byo gusenga. Yego. Imana nayo ikajya igufashamo, ikagukorera umurimo n'ibitangaza. Uti mukwiye gusenga, kuko gusenga bikingura ijuru. Hari umuririmbyi waririmbye ngo amasengesho ajya imbere y'Imana, agakomanga ku rugi ashaka kwireba. Iyo rero Imana isanzwe uri gusenga ikugirira neza. Dufite uwo mugabo nawe aragira icyo atangariza ingo z'iki gihe. Umugabo ukubita umugore we, yabikoreshwa n'umuryango, yabikoreshwa na Satani, yabikoreshwa n'inzoga, yabikoreshwa n'iki. Nawe aragira icyo atangariza ingo zimeze z'icyo. Mbese bakora gute kugira ngo bave muri ubwo buretwa bwa Satani?
ubundi ibyo byose ni satani biteza. yego. Ibyo byose rero iyo usenze ukizera Imana, icyifuzo cyawe usize imbere yayo Imana iracyumva. yego. Gusenga niryo tangiriro rya byose. Gusenga niryo shingiro byacu. Udafite gusenga, muri wowe udafite kwizera, ntabwo ibyo byose wabasha kubihindura wowe ubwawe. yego. Ibyo byose Imana niyo ibihindura yego. ukoresheje gusenga kwawe. ubwo nawe uti senga, nicyo nawe utangarije abantu uti nimusenge, muve mu ngo, mugende mushake Imana, musenge Imana, mwirukanke murebe ko Imana yabana namwe. Gusa ijambo ry'Imana riravuga ngo mu mategeko yawe Mana niho twategererezaga izina ryawe, tukarindira kutwiyereka. ubwo rero gusenga uri umusinzi, gusenga uri umusambanyi, gusenga uri umujura, gusenga uri umubeshyi, aho naho Imana ntijya ikumva cyane, ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mpamya neza ko Imana itajya yumva abanyabyaha. ubwo rero uti nimusenge, umuryango bifurije gusenga, hanyuma nanjye mbifurije gusenga, ariko muvuye muri izo ngeso